Victor engineer nubwo yarandadaza no kugwa amashusho yarari hano none aratubwira ngo dushake abantu ngo bita abahigi ngo tuba aribo tuvugana nabo abibwira uwo mujama dufatanyije ikigo cy'ishuri njewe sinari impare arabimbwira mboretse mwagiriwe inama na engineer w'umurenge ko mushaka abahigi abo ni bantu ki n'abantu ngo bazenguruka ngo bashaka ngabubatse abaturage bo barabaza birababaje niba umuntu ngo abayobozi dufite abayobozi guhera mu isi bakurinda tugera hejuru ku rwego rw'igihugu umuntu akaba yitwa umuyobozi mu mudugudu umuntu akubaka agahera kwibuye ni ngombwa ko itamenya ko icyo cyubako cyagize umuntu arubatse azamuje itafari ageze igihe cyo gusakara baraje bamuhagarika byagiye kugera kuri uru rwego rugezeho badusenyera bingana gutya twica kurwara nk'imbaraga bari he none birababaje kuba abo bahigi ntago batumwa n'umurenge ahubwo abahigi batumwa n'akarere baturuka mu karere bakamanuka bakaza birwa basotana dore ngeye ntuye hariya ibyumba bine by'amashuri nibyo byasenywe muri aka kagari ka Bweramvura mu murenge wa Jabana aho ubuyobozi bw'iki kigo cy'amashuri bushimangira ko bwari bwarasabye icyangombwa cyo kuvugurura ndetse bakagihabwa na engineer w'umurenge wa Jabana kigasenywa n'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Jabana ariko ngo ibyo bahawe gukora n'abari byo bikorwa ahubwo ngo kubwumvikane bagiranye na engineer w'umurenge cyangwa se ushinzwe imyubakire akaba ari cyo cyizere bagendeyeho ngo nyuma yaho ushinzwe imyubakire mu rwego rw'umurenge wa Jabana yabahuje n'abitwa bahigi bagahabwa ibihumbi 900 by'amafaranga y'u Rwanda twa niga baklema benshi baranzi cyasa n'abatanzi niko nitwa mbere na mbere tujya kutangira iki gikorwa twagitangiye mu mwaka wa 2024 hano mu murenge wa Jabana ni ahantu twarebye hasa naho hakiri mu giturage urabizi ko na gahunda ya leta yo kwegereza uburezi abaturage no kugira gute aho tuti abanyeshuri bahano cyasa abana ba hano muri aka gace ntibagakora ibirometero byinshi bajya ku ishuri umushiti wanjye yabaga mu gihugu cy'Ubushinwa arambye ati se twakora uhe mushinga hano mu Rwanda Ubwo ni nanjye nabifite gahunda gukora umushinga twawufatanya tujyanamo gutyo dutangira ikigo cy'ishuri kugira ngo abana ba hano muri Jabana bagabanye byibuze ibirometero byinshi bakora bajya ku ishuri tugitangira 2024 tutangira n'abana 50 tugeze 2025 tubona abana barenga 180 n'ubu ngubu barimo mu ishuri barimo bariga none sabaza kudusura kuko icyangombwa cyane isa turagifite baza kudusura baratubwira ati nitwagure icyo gihe rero 2025 nta bushobozi twari dufite dushaka ubushobozi turakusanya tugura ikibanza iki ngiki mubona ikibanza cyari kirimo inzu n'umuturage turakigura turamwishyura umuturage avamo dushakisha amafaranga yo kubaka tugiye gushakisha amafaranga yo kubaka nibyo by'ibyangombwa bya warumbajijeho hari mu buhinzi ariko harimo inzu y'umuturage yabagamo ngewe ubwanjye ku itariki 25 Uteki 25 September umwaka ushize nandikiye ikigo cy'igihugu cy'ubutaka mbasaba ku itariki 25 September 2025 mbasaba kuko hari mu mategeko agenga ubutaka hari uburyo ki ushobora guhindura imikoreshereze y'ubutaka hagamijwe igikorwa cy'inyungu rusange barabima ba makriteria zose tuzijyana ku murenge engineer w'umurenge aratubwira ngo hano kuko harimo inzu yaduha ahubwo icyo tutire tujya muri izo procedure zindi yaduha ngo icyo gusana iyi nzu ngo twe tukubaka nta kibazo atugati rwose ntibibavune icyangombwa turagifite hano mu mpapuro hano ngiki ndagifite cyano cyo ku murenge cyo gusana ibyo wari wemerewe hano icyangombwa mfite imirenge ya Giti nimero 20 Republika y'u Rwanda umujyi wa Kigali akarere ka Gasabo Jabana sector iki cyangombwa gifite nimero 29 bare 1 bare 02 bare 05 gusana Jabana Bweramvura tariki 17 z'ukwezi kwa 3 2026 uruhushya rwo gusana umwirondoro amazina uragiwe n'Imana Anatole UPI 1 bare 02050980 umurenge Jabana akarere ka Akagari Bweramvura umudugudu wa Taba telefone izi ibyo yemerewe mu ruhushya rwo gusana gusana inzu yangiritse inkuta ebyiri urw'inyuma n'uruhande rw'ibumoso B gusimbuza amabati ibipimo metero 7 n'igice kuri 7 amazina amezi kizamara 3 months yes ibibujijwe gukorwa muri uru ruhushya
guhindura imiterere y'igisenge cy'inzu isanganywe, kongera cyangwa se kugabanya ibipimo inyubako isanganywe, kubaka uruzitiro clôture cyangwa umukingo. Icyitonderwa, inyubako yubatswe binyuranyije n'uru ruhushya iba yubatswe mu kajagari, ikurwaho nta yindi nteguza usabwe kugeza kopi y'uruhushya ku biro by'akagari no ku mukuru w'uyu mudugudu. Mutangana Victor, umukozi ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo, uwo n'ushinzwe imiturire mu murenge wa Jabana. Bwana Shema Jonas, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana, icyangombwa aracyaprovinga. Okay. Urabona ko ari ahangaha ni metero 7 n'igice kuri 7 wagombaga gusana. Kuki atari byo byakozwe? We icyo yatubwiye ni iki? Yatubwiye ati reka mbahe icyo cyangombwa, ariko mwirinde gusenya. Victor engineer n'ubwo yarandadaza no kugwa amashusho yarari hano, none aratubwira ngo dushake abantu ngo bita abahigi, ngo tuba aribo tuvugana nabo. Abibwira uwo mujama dufatanyije ikigo cy'ishuri. Ngewe sinari impare, arabimbwira mbaretse mwagiriwe inama na engineer w'umurenge ko mushaka abahigi. Abahigi abo ni bantu ki? N'abantu ngo bazenguruka ngo bashaka ngabubatse abaturage bo barabaza. Noneho abo bantu nge mbwira uwo muntu dufate, ndabwira ngiye ibintu byaruswa simbyemera. Nge natse ibisabwa kugira ngo twubake ikigo cy'ishuri, ahubwo twe twakuzuza criteri bakaduhindura imikoreshereze y'ubutaka tukajya mu ntuza. Uwo mutipe aramubwira ngo nta kibazo, ngiye mfa kuba mbizi, ntimugire impungenge, abo bantu turabashaka. Umutipe abaha amafaranga, no message zirahari zirenga amafaranga arenga 900. Abahigi mwabahaye 900 cyane na message nibyo yatubwiye ati mwe engineer w'umurenge aravuga ati muce ku bahigi mubahe cyane. Noneho nge naravuze ndavuga nti ibintu byaruswa simbyeme, ntireka tubatange muri RIB. Aratubwira ngo yego, aratubwira ngo muramutse mubatanze ntiwanavoma n'amazi ngo yanywe. Muramutse utanze umwe, abo bahigi nyine n'abantu bazwe abaturage barabaza, ngo utanze umwe ntushobora no kuvoma amazi ngo yanywe. Niba uzi ko ushaka gukora ibintu bikore gutyo, tubaha ayo mafaranga. Message turazifite, turangije turubaka, engineer ahari, turazamura. Yarabasuye mwubakwe kandi ari wowe doye cyane niwe twavuganaga umunsi ku munsi. Aya mafaranga mwayishyuye mukoresheje uburyo bwa mobile money cyane, nkubwira ko message zihari. Okay. Turubaka, reba hano ibintu byari bigeze, ntaga rukuvuga ngo byubatswe ninjoro ngo bucyabiko. I block sima imwe twakoresheje zimwe z'imashini igura 1400, twatumije block 11,000 zose ziri hano. Turubaka turarangiza, dore ibyuma hari abari bari gusudira ibintu byose, engineer hari, gitifa hari, uwakagara hari, uw'umudugudu hari, abo bose bahari. Tugeza ku gisenge byibuze ntitware. Abahigi mwabahaye rimwe gute? Amafaranga mwabahaye inshuro imwe nimwongera kandi niko bakora. Ubwo barariye barongera barasonza. Ubwo niko byagenze. Ahubwo icyo dutekereza nuko ngo engineer yamenye ko ngo twabahaye amafaranga menshi, noneho harangije we abicisha mu buryo bwe, agera ku karere. Agera ku karere nibwo bahise batanga order yo kudusenyera. Baraza inzu igeze ku gisenge ubirebe, kuko no kujya kubaka twaravuze tuti aha hantu reka dukoreshe ibikoresho bikomeye. Urabibona buri nguni yose ifite kolone, mu hagati dukurikiza mezire za nese ko cyangombwa cyane sa turagifite, ibyumba byose turabyubaka kuri standard ijyanye n'amashuri. Uri umunyamakuru, ikindi uri muguke mu bijyanye n'amategeko, utanze ruswa n'uyakiriye bahanwa kimwe. Kuki wemeye kujya muri izo nzira engineer akagushuka? Nicyo nkubwira, aricyo kintu nagiye navuze tubatange muri bavuga ngo n'amazi ntiwayanywa utanze umwe, ntushobora kuhumeka uramutse ufashe umwe muri bo. Ni ibintu bizwi hano mu baturage, ni ibintu bizwi. Nyuma y'ibyo bimenyetso byose birahari, hanyuma ibyo birabaye. Ejo baza kudusenyera, turamubwira tuti okay, twe duha amasaha, none twe twikurikira procedure n'undi twatugiye gutangira zo guhindura imikoreshereze y'ubutaka. Twe duhe umwanya, urumva? Turamubwira tuti it's okay. Twe kubwiye baturikoraho nuvuga oya twembi turabikora, duhuza na standard, tuvuga tutereka twubaka ibikorwa bikomeye, dushoramo amafaranga arenga miliyoni 40. Hanyuma rero noneho twe turabasaba tuti mwebwe ni mutureke, noneho twe twisenyera byibuze at least turokore izi block.
turokora ibikoresho byacu niba nta bundi buryo bwakoreshwa niba tutakwandikira abo mu gihugu cy'ubutaka niba tutakwandikira abandi mureke twisenyere dukore bloke pari bloke ngo hoya ngo itegeko ni itegeko bazanye abapolisi benshi ba deploying abadaso ba deploying abandi abaturage bose bari bahari baraza bahirika nk'abahirika ibintu utamenya ibi byose n'amaraso yavuye n'ibiki byose ishuri birangiye barishyize hasi kuri ubu ngubu bakurikiyeho iki bwo ntufite impungenge z'uko baraza kuvuga ko bahanganye n'ubutegetsi bigatuma iki kigo cy'amashuri banagisesa burundu cyangwa se bakagukomanyiriza muri ya gahunda yaduhishirane nk'abayobozi bashaka nanjye banyica none basigaje iki niba ufashe miliyoni zirenga 60 ugashyira ni iki kintu gisigaye ubuse umwana wihirinze afite imyaka 29 umwana wihirinze agashaka amafaranga kugira ngo afashe leta mbere na mbere sino kurera na papasi aho kugira ngo leta imufashe bahubwo bakamusenya bene akakagera kusenya ikigo nge nanjye ubwanjye banyica bikagira inzira nta kintu nose hasigaje iki ngira ikintu gisigaje ibindi by'abana banjye bazakura bakareba mfite abana babiri nibyo bazakura ubundi hari ibarwa ubuyobozi bujya bwandika bukagusaba ko ugomba kwikuriraho ibyo wubatse iyi barwa ntago ugeze uyihabwa habe nimwe byize niba natubwiye ati mwe muhagaze yenda dukomeze izindi procedure mwe muhagaze dukurikiza ibindi ibyo gusa nibyo twabasabye barabitwimye mu gitondo navuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Bwana Shema Jonas mu ijwi rye arambwira ngo abo bantu bameze nk'abahangana ngo kuko bahamagaye inzego zose ntago ukeka ko ushobora kuba wakomatanyirijwe bitewe nuko hari aho wagerageje gukomanga biriya nabipostinze kuri Twitter yanjye nabipostinze already bamaze guhirika none ntahanganye nabo gute se wahangana ariko n'abapolisi wahangana n'inzego z'igihugu abaturage ntibarebaga hari n'umwe se bakubisa hari n'umwe bakomerekeje wahangana nabo gute se umuntu ahangana na leta ate ntago bibaho nta nubwo ibyo bintu binashoboka nta ubwabyo uretse n'uburere twahawe n'iby'igihugu kitwigisha nta gushobora guhangana n'igihugu ngo bikunde aba bantu bose barebaga bari bahari nabo uraza kubaha umwanya bivugira nta kintu na kimwe twakwe bazanye abantu babo baraza barahirika ibaze nawe ariko barimo baraguhirikira ibintu hano wakora iki nanicaye hariya mu modoka ndimo ndarira gusa nta kindi kintu ushobora gukora mu itangazamakuru ntago aribwo bwa mbere tuvuze ruswa mu myubakire ruswa mu mitangire ya serivisi mu nzego z'ibanze nyirizina byibura ubonye ko ibijya bivugwa ko ruswa mu myubakire irimo kuvuza ubuhuha niyo terime dukoresha ngo ruswa yavuza ubuhuha nawe ubifitiye gihamya cyuko niba bakubwira ngo abo bahigi utabashatse ntushobora no kunywa amazi ubwo urumva turimo turagane turimo turakora iki turimo turaharaniye iki ibintu turimo iterambere turimo turiga se niri nibyo bya bindi ejo umukomiseri wa RPF yavugaga abayobozi bahabwa oda bakamanuka nka robot gusa ibyo ari ugushyira mu bikorwa ibi nibyo bintu barimo baratwigisha nta kindi nusu tuzakora ki papi ngira umuntu azarara ijoro n'amanywa ashakisha kugira ngo arebe ikintu cyateza imbere igihugu iyi ntago ari cadastre nubatse hano iri mfite aho mba abana banjye bafite aho baba iri ni ishuri abana iki giturage uze kureba mu hano ubwira ahantu ubona ikigo cy'ishuri kimwe cyonyine ariko tufashe igikorwa nk'iki aba baturage bahango bakibenefitingiremo icyo baduhembye nibi ngibi wakora iki aho kugira ngo batubwiye atariko ibi bintu ntibinageze gutya byibuze at least bakaza bakareba inyubako ese zirakomeye inyubako bakazana aba engineer babo bagakora inspection ariko nta n'ikintu nikina even na meya ntigeze anagera nahanga na engineer wakari ntigeze anagera nahanga ibintu byose byakozwe no engineer w'umurenge juste kuko ngo yamenye ko ngo twahaye abahigi amafaranga menshi nose ubwo twakora ese ku ruhande rwewe usibye amafaranga 900 mwahaye abahigi engineer nta kintu yahawe nta na kimwe we nta na kimwe ahubwo amaze kumenya ko ubwabo twaba kandi rwe watwohereje nyine ngo tujye kureba abo bantu we ngo nta kibazo rwose ibyo abo bantu yabahuje gute yabahaye nimero zabo barahari hano mu baturage baragenda barahari n'ibintu bizwi ntago ari ibintu by'ibanga nyuma y'ibibaye urasaba iki ubuyobozi bwite bwa leta urasaba iki umujyi wa Kigali urasaba iki Rwanda Housing Authority icyo nasaba cyeka bamfunze byibuze nkaruhuka byonyine byagira gute papi mfite agahinda kenshi kabisa kenshi cyane kandi katazanashyira vuba ko hari icyakorwa kinini kitaruko gukora barongera babizamure se gukora barongera bazana izi bloke bamenaguye bagize amasima se gukora se baransubiza amafaranga gukora se byibuze abantu bananiwe gukora kuvuga ngo byibuze isenyura uko itafari ku itafari bloke tuzishyire ku ruhande byibuze tunazigurisha cyangwa dushaka ikindi tuzikoresha niba bikwemerera abo bantu n'iki kindi se babasigaje kugukorera byibuze nge nabuze n'imbaraga bizo ngo bayinsenyereho ingweho
hari isomo ukuyemo? ni agahinda. Koze cyane. Clement akomeza ashimangira ko ngo yagerageje kubwira umufatanyabikorwa we ko bakagombye gutanga aba bahigi babasaba amafaranga yo gusangira na enjeniyeri, ngarike enjeniyeri w'umurenge ngababwira ko aba bahigi baramutse batawe muri yombi ngo nta n'amazi yo kunywa yemwe n'ikigo ngo cyaseswa burundu. Noneho nge naravuze ndavuga nti ibintu bya ruswa simbyeme, ntireka tubatange muri RIB. Aratubwira ngo yego, aratubwira ngo mubatanze, muramutse mubatanze ntiwanavoma n'amazi ngo yanywe. Muramutse utanze umwe, abo bahigi nyine n'abantu bazwi abaturage barabazi, ngo utanze umwe ntushobora no kuvoma amazi ngo yanywe. Niba uzi ko ushaka gukora ibintu bikore gutyo, tubaha ayo mafaranga. Nyuma yo kuvugana n'itangazamakuru yahise atabwa muri yombi, ubwo abaturage mu gahinda kenshi bati nubwo ajyanwa ariko yari yarakoze ibikorwa by'ubutwari kandi agomba kurenganurwa. Oya, cyaduteye agahinda cyane. Gute? Birababaje. Niba umuntu ngo abayobozi dufite abayobozi guhera mu isi bakurinda tugera hejuru ku rwego rw'igihugu, umuntu akaba yitwa umuyobozi mu mudugudu, umuntu akubaka agahera kwibuye, ni ngombwa ko itamenya ko icyo cyubakwa cyageze. Umuntu arubatse azamuje itafari ageze igihe cyo gusakara, baraje bamuhagarika. Byagiye kugera kuri uru rwego rugezeho badusenyera bingana gutya, twica kurwara nk'imbaraga bari heye. Nimurangira ngo dufite ubuyobozi nyabaki, ubu wahindukira ukabwira umuturage w'umudugudu ataba ngo tanga amafaranga y'umutekano. Kubera iki ubu si umutekano, uyu ni umutekano turawufite twebwe. Badusenya ugasanga ureba uburyo ababyeyi twese twarize, ibi ubonye usanze twihanaguye. Nawe waruse umwana wigamo ntari kuzamugiramo. Isengo ry'iki kigo ribabaje kubera iki? Riratubabaje kuko ryari iterambere tubonye hafi. Harimo ababyeyi bafite abana babajyanaga kure, ubwo abana kuzajya babazana bakiga hafi hano, ku buryo umwana agomba kwicyura utiriwe ujya kandi nanjye nari n'umukozi we nari ntunze urugo nkatanga na mituweli. Mutubwira kuri abo bantu bitwa abahigi. Abo bahigi ni bantu ki? Aba bahigi barahari, ni ibintu bihaye, baraza bagafotora ngo bakohereza ku murenge cyangwa ku karere. Ubwo ubuyobozi nabwo bugahita bumenya aho icyubakwa kiri. Barahari rwose, birwa bajyana mu ngo z'abantu banadiye n'amafaranga. Ngo bimeze bite bo? Tubwire. Uyu mwabyakiriye mute? Yewe uko icyo navugaho ni uko nyine baratubabaje pe. Ngende umurezi warereraga kuri iriya shuri, niho abana b'igihugu twabaheraga ubumenyi. Rero nagahinda kubona nyine abarezi badukorera ikintu nka kiriya. Dufite agahinda mu mitima yacu tutabasha gusobanura. Kabisa mwadukorera ubuvugizi tukara ko twarenganurwa, ahantu abana b'igihugu bafatiraga ubumenyi hakaboneka. Murakoze, nicyo navugaho. Baramujyanye bagiye kumufunga, kumutwara kuri mubyakiriye mute? Kuba bamujyanye kuko yarwanaga ishyaka ry'iterambere ry'igihugu. Niyo bamujyana ariko yabaye intwari kabisa. Yarwanaga ishyaka ry'iterambere ry'igihugu, hari n'ahantu twatangiraga ubumenyi tugahera abana ubumenyi. Abaturage bo mu mudugudu batabari barishimiye iterambere rihariya kuko iki ni ikigo kidasanzwe muri uyu murenge wacu. Ni ikigo kidasanzwe. Kudukorera ibintu nka biriya rero ntago byadushimisha nk'abarezi n'abaturage muri rusange. N'abana ntago byadushimisha. Oya ni muze ngo ngwiki. Baba barariye ruswa bakabigira. Ese kuki? Mama nibeze bise. Mureke nivugire. Twebwe nk'abaturage bo muri Taba turababaye rwose. Agahinda katwishe, uyu muvandimwe yatwishyuriye mituweli turivuza, yadufatiye abana kubera ko tutifashije. Bari kubigisha hano kuri iki kigo, ejo bundi bari kuzimuka bakajya mu mwaka wa 4, noneho bari kuzimukira barahasenye. Baratubabaje rwose. Ubu si iyi ngiyi bitandukaniye hehe n'intambara kuza ugasanga ibyubakwa bigezaho gusakarwa, ugasanga bakabisenya bikamera gutya. Ubu se n'uburere bari guha urubyiruko ruri gukura, ntago ari uburere rwose. Baratubabaje. Uno muvandimwe yaradufashije, ubu ndivuza rwose, ahantu hose ndivuza. Yantangiye mituweli, abaturage barabizi ko yadutangiye mituweli rwose. Ubu ngubu twababaye. Nuriya bajyanye bamufungure kuko yarwanaga iterambere
iby'ahazaza rw'urubyiruko ruri gukura. Mutubwire kuri abantu ngo bitwa abahigi. Abahigi barahari, umuhigi araza akakwaka 500 akabijyana akakwizeza buryo cy'igikorwa cyawe kiri bugeraho kigera nta yandi mafaranga utanze utagiye kwaka icyangombwa, ukayamuha yangiza rero nyine akaba ari ushaka bagusenyera. Ubwo rero rwose mudukorera ubuvugizi no kuri na perezida bimugereho. Gusenya ikigo cy'amashuri ntago byemewe, ntago byemerwa. Ubu twebwe dufite agahinda gateye ubwoba papi. Ariko ngo ruswa mu bijyanye n'imyubakire muri Jabana iravuze ubuhuha. Iravuze ubuhuha. Ubu itonde. Ubu guhera kuri mutwara sibo kuzamura rwose ruswa irahari. Kandi noneho ikindi papi, ntago iyi nzu ari yo nzu yubatswe mu karere ka Gasabo kose idafite icyangombwa. Zirahari nyinshi. Nimba ari ugusenya ibintu bidafite icyangombwa bazaze bahere ruhande basenya. Iki ni ikimenyane giteye ubwoba. Iyi ngiyi ni intambara yo gusenyerwa abantu. Urumva papi, ngende umumama w'umwana wanjye rwose arererwa ahangaha yamufatiye ku buntu sinishyura yaramfashije nk'umuntu nyine utishoboye. Ubwo urumva wowe urabyumva ute? Nyuma yo gusenyerwa arafashwa aranafunzwe. Arafunzwe, oya nagafungu afunzwe aziza akarengane, baramujyanye azagaruka nta karengane kuko aziza ubusa, ariko bamugarure kuko ibi nari gukora ni ibintu bidufitiye inyungu. Kandi nabari abafite ububasha bwo gufunga nabo banyuze muri izi nzira zo kwiga bakabarinda bagira ubwo bubasha. Mudukorera ubuvugizi kuko dore n'abahigi batumereye nabi, naba niba muri bubafunga sinzi icyo muri bubakorera. Ariko kabahigi mubazi mwambwiye amazina ya bamwe mu bahigi. Batatwica rwose, batatwica bazaze bakora reka ngo bahigi. Ni ikipe twasite koma iri gutembera muri quartier ashaka kuwubatse, ubu nawe bamenya neza uje kubaka nko muri Taba. Ayo mafaranga yatanga ndagacibwe ibere. Ayo mafaranga yatanga ndagacibwe ibere. Y'abahigi. Iki kibanza se kwajyanga igihugu ni cy'abahigi. Ubu twe ntitucyubaga dusigaye tuba ku muhanda. Hari n'abanyamakuru barase. Ahubwo abanyamakuru ko tubaze kuri studio bageze mu mudugudu. Bivuze ngo ruswa muri Jabana iravuze ubuhuha. Ntabwo izacika cyetse nibahindura umurenge wa Jabana wose bakawimura barasenya ikorwa remezo. Umwana wanjye nabyaziga he? Ubu umwana wanjye nibamufata ku muhanda ngo ninzerereze bashenye aho yiga. Niho nakoraga Minerval yanyishyuye mituweli nk'umuntu utishoboye. None basenya ishuri ryo ryinjizaga iyo mituweli. Ubutaha ntuzantangira mituweli. Umwana wanjye azahirwa nande ko yamaga akazi nkakora aho kugaburira umwana. Batuzamuye bugiciro 5,000 nzabikura cyangwa 8,000 mu gihe yantangiraga mituweli. Ibyo bintu mudukore ubuvugizi nk'abantu mugeri bukuru abakoresha bacu mu bagarure. Buriya nkure bamujyanye bagiye bamuhora iki? Bavuga aho yagiye nicyo yazize kuko yazize ibikorwa byiwe. Bakajyanye bari basenye inzu basenye cyangwa se bazatera abaturage bose. Twebwe ni mudufasha mu bahigi mu badukuriye mu mudugudu wa Taba babakuye mu gihugu ibintu umva. Twebwe icyo dushaka turatora ubuyobozi bushya. Nta buyobozi buri mu mudugudu wa Taba guhera kugeza hejuru, nta n'ubuyobozi buhari. Umuntu ruswa niri gukora mu mudugudu wa Taba rwose ni ruswa iri gukora mu mudugudu wa Taba cyangwa umurenge bazasibe ku ikarita y'igihugu. Abeho nta murenge waje abantu baho kubera ko ibintu ni hohoterwa. Iri ni hohoterwa ntabwo ibintu twabivamo. Nimba umuntu atwishyuye mituweli adufata abana barimo kwiga arimo kuduhereza aho dukura ibirayi barimo kuhasenya. Muri bariya bose baje gusenya hano nta n'uwakishyura umuntu mituweli y'3,000 yishyura abaturage 200 mituweli. Ubu urumva umuntu nkura tuzamukaye mu kindi gihugu muri iki gihugu abana 50 bigano yishyurira ishuri. Muri bose bari abahasenye ninde wakishyura iryo shuri? Nta numwe. Mudukorera ubuvugizi bive hano bigere ku mukuru w'igihugu niho dushaka tuvuganira. Uyu murenge wa Jabana ukwiye ku ikarita y'imirenge atuyobora awuhindure muri Kicukiro wenda awujyane muri Kicukiro tumenye ngo nta murenge wa Jabana ubaho. Mama tubwire. Murakoze. Nanjye ndi umuturanyi mu irembo rya Natori hariya.
ibyagiye bihabera byose akenshi nagiye mbireba. Natori yaraje aduha imihanda, Natori twacaga ahantu tunyerera, nta mubyeyi ufite inda uri buhanyure, nta ufite moto. Abagabo bacu babashije gupagasa kubera Natori, tukajya dusohoka tugasohokera ahantu hazima. Ikintu rero kibabaje na n'ubu nge kikimbabaza, kikirimo no kundya, ndi umuturanyi we mwirembe ibyabaye byose narabibonye. Bagitangira gusenya hariya, Natori yasabye kugira ngo byibuze amatafari ayikurireho, ayarunda ahantu hamwe, ibi amatafari barabimwima ko ayakuraho. Nicyo kintu cya mbere cyambabaje. Ikindi cyambabaje, hamanutse umwana w'umunyeshuri, yarahanutse akibona abapolisi, akibona abantu bari bahuzuye, yarahanutse yikubita asagwa igihumure n'injye agiye kumuterura. Birababaje rero kuba dufite abana bakeneye kwiga, bakeneye kurerwa. Twajyaga tuva aha tukajya kwiga za Kabuye, aho bitaza kuri paruwasi, abana ukabajyana kuri paruwasi, imvura ikagwa bikagenda gute. None ubu umwana arava mu nzu ajya ku ishuri, ntudashoboye kuba yakwishyura ibyo biryo, umwana akaza kurya aturutse ku kigo hafi. None birababaje kuba abo bahigi ntago batumwa n'umurenge, ahubwo abahigi batumwa n'akarere, baturuka mu karere bakamanuka bakaza, birwa bafotora. Dore ngeye ntuye hariya, usibye ko ntazi amazina yabo, ariko bagendaga bafotora ndeba. Umwe akaza agafotora, undi agafotora. Moto yaje bundi yo yaje ifotora moto, mbona hariho uwambaye jire. Baza batubwira ko ari abakozi b'imirenge. Hari n'abaza bakadushuka. Nk'ubu ngiye mu minsi yashize nangiye gusanira umukecuru wanjye ahantu yarari, nguru udutafari, nguru iki, ndavuga ati umukecuru igikuta kigiye kumugwira. Nababajwe no kuba hari abampamagaye barambwira ngo ninsenye inzu nyishyire hasi, ahubwo ngewe mfotoze ko yuko ari ibiza byamusenyeye kugira ngo mbone uko banje amafaranga. Abo bahigi mu badushakire, niba umwana w'umusore uri kuvukira mu murenge wa Jabana azubaka ndigenga, yamara kubaka ndigenga akaza akayishyira hasi, tuwarete ntatukigira aho tunya kubera umuhigi araza akavuga ati mumpereze amafaranga. Nk'ubu se nk'umuturage udafite amafaranga, murabizi ko imikorere yanze, murabizi ko gutunga abana byanze. Ubu ngubu barabona ko amafaranga tuzajya tuyakura hehe ngo duhahire abana babo bahigi, twebwe abacu bapfunagare hasi aho ngaho. Ahubwo abo bahigi babadushakire. Ariko ngo ruswa muri Jabana iravuze ubuhuha, iravuze ubuhuha. Ibi bintu nta musaza, ibi bintu muzehe ntago ababizi, ntago muzehe yamenya ko yuko amashuri y'abana arimo kubakwa ngo narangiza yohereza baza kuyasenya. Turasaba kugira ngo iki kibazo muzehe akimenye, muzehe gikurikirane. Ejo bundi hari njyewe amaje iminsi ndi kureba kuri televiziyo, hari umubyeyi wagiye kwa muganga agiye kubyara, baramubwira ngo natahe ngo kubera ko yuko mituweli yituzuye. Niba wo majyepfo, niba ari wahehe, ariko babikurikiranye. Muzehe turamusabye ngo ibi bintu papi ubimutugerezeho, abidukurikiranira ibi bintu tubimenye. Nuko twarariye, urumva Natori yakoze imihanda, Natori yatwigishirije abana, yatanze mituweli. Ubu abagabo bacu barurira moto bakazinyonga bakajya gupagasa kubera imihanda Natori yadukoreye. Nta mugabo watungaga moto atuyemo hano, ntawe. Bagendaga banyerera baca mu binani, amakamyo Natori arayamena, akaza akamenamo amakamyo ya Natarite. Twebwe nk'abagore tuba dutwita abahetse abana tukabasha kugenda dufite amahoro, none badushubije inyuma. Icyo nsaba rero, njye ndasaba kugira ngo mutugaragarize, mudusabire batugaragarize n'ahantu uriya muvandimwe ni n'umuturanyi bamufungiye, bamujyanye naho tugeye. Twebwe ntabwo biri bushoboke, udoroze kamera tuvuge twari twibagiwe. Nimba tuwarete no kwiyubaka mu mudugudu wataba ari ikibazo, bakaza bakayisenya bashaka ruswa ibihumbi 100 udafite, umuntu akaba ajya gushaka hanya mu rugo rwa rubanda yaranze kubaka tuwarete kugira ngo iyo ruswa yanze kuboneka. None n'ishuri ryuzuye baraje barasenya ishuri ryuzuye, ryarinze kugera hariya bari hehe? Byarinze kugera hariya bari hehe papi? Ubu muzehe arabizi yuko rino shuri ryavuyeho. Twebwe dukeneye ubuvugizi na Paul Kagame bimugereho. Dore ikibazo dufite twebwe nk'abaturage bo muri Tabo. Ubu nk'ikintu cyambabaje, wiyumviye ukuntu uyu mugabo wasenyewe nyir'ubwite ubwo arimo kwivugira akavuga ati ngewe engineer yarambwiye ngo nzashake bano bahigi.
engineer n'umuntu w'umuyobozi uduhagarariye ariyo akavuga ati igikorwa ngenda gisinyiye n'igikorwa yarangiza kohereza abo bahigi bigaragare ko ruswa zica mu bahigi ariko zijya mu bayobozi bakuru niba dukandamije abahigi bazanguruka ingo z'abantu bakirwa bafotora hari n'amuzumva bavunitse birirwa bafotora bagatanga amazu yacu n'agatuwareti baragasenyesha araza bagatera amabuye kugira ngo bumve ko tuwareti ireshya nuko ingana ni ukuvuga ngo ni muduhe ubuvugizi ntabwo wazabona amafaranga utanga ngo uzahe abahigi ndetse uzahe n'ubuyobozi ntabwo amafaranga abantu bayabona muduhe ubuvugizi twararenganye. Abinyujije ku rukuta rwa X icyahoze ari Twitter umuvugizi w'umujyi wa Kigali Madamu Emma Claudine Ntirenganya yagize ati uko giteye uyu muntu yatse icyangombwa cyo kuvugurura inzu ishaje ifite metero 7 n'igice kuri 7 aragihabwa icyangombwa cyerekana ko yagombaga gusana inkuta ebyiri urw'inyuma n'iruhande rw'ibumoso gusimbuza amabati icyangombwa cyamubuzaga guhindura imiterere y'igisenge inzu isanganywe kongera cyangwa kugabanya ibipimo inyubako isanganywe kubaka uruzitiro cyangwa se urukuta icyitonderwa kuvugurura gutya byemererwa umuturage kugira ngo ature mu nzu idashobora gushyira ubuzima bwe mu kaga mu gihe runaka kuko iki kibanza kiri muri zone yagenewe ubuhinzi ku gishushanyo mbonera ntabwo hemerewe kubakwa by'igihe kirekire. Ahangaha kandi naho yaboneye kugaragaza amakosa yakozwe agira ati uyu muntu yahawe icyangombwa cyo kuvugurura ntiyagikoresheje ibyo yagisabiye. Iyo bigenze gutya umuntu ahanishwa gukuraho ibyo yubatse iyo atabyikuriyeho ubuyobozi bubikuraho akishyura ikiguzi cyatanzwe mu kubikuraho. Turacyagerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ndetse n'izindi nzego zitandukanye kuri iki kibazo kugira ngo tumenye nimba koko ibi 900 byaratanzwe n'icyifuzo cy'abaturage cy'uko bino byumba by'amashuri byakongera kubakwa icyo baraza kuba batangaza tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chapter. BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.